Reka twizere ko mumeze neza. Uyu munsi ndashaka twinjire mu buzima bushimishije bw'umuherwe w'imyitozo ngororamubiri nta wundi ni Adkins cyangwa se Boyka. Ni umusore wiyubatse kugeza atsindiye Hollywood abikisha ubuhanga bwe bwo kurwana no kudacika intege. Birumvikana neza. Yavutse ku wa 17 Kamena 1976 mu mujyi witwa Stroud aha ni mu Bwongereza. Inzira ye yitangiye mu myaka 10 gusa ubwo yatangiraga isomo rye rya mbere rya taekwondo akubita igipfunsi cya mbere atangira urugendo rw'ubutwari. Muri iyo myaka y'intangiriro yasibye ikinyabupfura n'ubutwari bitewe n'imyitozo ikomeye yatozwaga n'umutoza we ukomeye kandi. Ariko ibyo byose byaje guhindura isura ku myaka 13 gusa y'amavuko ubwo Scott yibasirwaga n'ubushura bw'abamuteraga ubwoba umunsi ku wundi. Iryo joro ryo guterwa ryabaye ihurizo rikomeye ryanamuhaye imbaraga nshya, ryamahaye intego yo kudacika intege no kudapfa kwerekana ubwoba ukundi, ahubwo atangira guhaga icyerekezo cyo guhinduka intwari y'ahazaza. Yatangiraga umunsi ari mu ishuri, ariko nyuma y'amasomo yahitaga yiruka kuri doge aho imyitozo ngororamubiri yatangirwaga. Mu gihe abandi bana bakinaga imikino ya za video game, Scott we yihitagamo kongera imbaraga ibipfunsi bye n'inkokora. Buri munsi akomeza kubaka imbaraga n'icyizere. Ubuhanga bwe karemano bwese bwigaragaza butuma abatoza b'iwabo bamukurikirana hafi, bamushishikariza no kwiga andi masomo nka kickboxing, judo n'ubundi bwoko bw'imyitozo yitwa wu. Buri bwoko bushya bw'imyitozo bwamwongereraga ububasha. Scott yahindukaga umusore wuzuye ubushobozi bwo kwihagararaho, witeguye guhangana n'isi mu buryo bweruye. Mu myaka ye ya nyuma y'ubugimbi yaramaze kubona umukandara w'umukara muri taekwondo ndetse aba n'intwari y'amarushanwa y'akarere. Ariko Scott ntabwo yashakaga gusa imidari, yari anafite indoto ndende kurusha ibyo. Yifuzaga gutambutsa inkuru ye binyuze mu bikorwa bya sinema. Ubwa mbere yigeze gukora muri sinema byari muri 2001 ubwo yakiniraga muri filime yo muri Hong Kong. Yasanze ibihanganye nka Jack Chan, Wen Ping bamufashe nk'abamwigisha kubera ko bamurushaga byinshi mu gakino. Nibwo yamenye ko ashobora guhuza imbaraga ze z'umubiri n'ubuhanga bwo gukina bikabyara uruganda rwa sinema mu buryo mwamukunze muri benshi. Icyamamare cyaturutse muri 2006 ubwo yakiniye muri filime yitwa Boyka. Muri filime yo Undisputed cyangwa se Last Man Standing, isi yose yararebaga itangira gutangara uburyo Scott yahindutse umukinnyi ukomeye w'agatangaza w'ibirindiro bihambaye n'ubuzima bwuzuye ubugenge n'ububabare, ariko atangira kwamamara gutyo. Inzu y'iwabo wa Scott yari iri mu muhanda utuje kandi ucecetse mu gace kitwa Stone mu Bwongereza. Ifunguro rye rya nimugoroba ryajyaga riba arimo guseka no kwigishwa kubaha. Nyina yamwigishaga ubugwaneza binyuze mu nkuru z'ijoro, mu gihe se yamwigishaga imbaraga n'ishyaka ryo gutsinda bakorana gusana amagare. Iminsi y'ishuri ubwo yatangiraga neza agahita ajya kuri doge n'umugoroba agasimbuza ibitabo, udupine n'ibipfunsi. Ibintu byo kwiga karate byari byaramugiyemo. Ku myaka 10 nibwo yinjiye bwa mbere mu isomo rya taekwondo, amaso yuzuye amatsiko, umutima utera cyane. Yageragezaga gusubiramo imigeri y'umutoza yumva ameze urekuwe. Inzugi za doge zose zari zifite indererwamo zagaragaza ishusho y'umwana, ariko nanone zikagaragaza ubushake n'icyizere kuri Adkins. Igihe yabaga atari mu myitozo yakundaga gukusanya ibitabo kenshi bijyanye n'imyitozo, kubaka Lego no gusiganwa ku igare mu busitani. Yajyaga asimbuza ibiganiro byo ku meza n'ubushakashatsi ku bihangange bya karate nka Bruce Lee na Jack Chan, akiga imitekerereze yabo n'uburyo ki barwana akantu ku kandi. Scott mu gihe abandi kandi biriraga ifunguro rya saa sita, we yahitagamo gushakisha ibitabo bikoze ku buzima bwa Bruce Lee n'uduce twa mangazini zanditse. Bidatinze ku myaka 13 y'amavuko ibintu byahinduye isura. Umunsi umwe w'imvura nyinshi yatezwe n'abamwirasiye. Icyo gihe yari wenyine mu muhanda atagira kivurira. Iyo ntambwe y'umwijima yamuteye kumva isi ko ishobora gukomeretsa umuntu utiteguye, ariko aho kugira ngo acike intege byamuzamuye umutima. Iyo mvura nubwo yamunyagiraga umubiri, ariko umutima we wumva gushyushye nk'umuriro. Ibyo byanamuhaye umuhate mushya wo kwiga kurwana kugira ngo azabashe kurengera n'abandi rwose bashaka kuba bakatakwa muri ubwo buryo. Guhera ubwo yatangiye kujya yibyutsa kare, abandi bakiryamye we yararimo gukubita imigeri mu gicuku atanga ibyo byo kugera ku rwego rwo hejuru. Ababyeyi be bamurebaga batuje ariko banezerewe. Babonaga umwana wabo wahoraga atuje ahinduka umukinnyi w'imbaraga mu buryo budasanzwe. Bajyaga bamushyigikira mu marushanwa y'imirazo y'icyumweru banamushimira buni ntambwe yateye yo kugera ku ntsinzi. Abatoza be ntabwo bigeze bamubabarira, bamukanguriraga kurenga aho rwose yari asanzwe ari, bamwigisha gutera no gutembagaza muri judo no gukubita inkokora zisubizwamo vuba cyane no muri kickboxing. Buri bwoko bushya bw'imyitozo bwamwongeraga ubushobozi naho rwose yari yaramenyereye, ariko rwose aho kugumana amanota meza mu ishuri yagombaga kwiga guhuza amasomo n'imyitozo. Yiga uburyo rwose yakiga nijoro agasinzira gake, akongera guhaguruka cyane atitaye ku mvune yahuraga nazo. Icyo gihe inshuti ze zitari nke zatangiye kumwikeka. Bamwe bamubazaga impamvu adaheruka mu birori,
abandi bati isuri y'igihe cyose ko tutakubona. Ariko Scott we yamenye ko ubushuti butari bwinshi kuri we bufite agaciro gateye gutya. Ati njye nyine inshuti ishishikajwe cyane n'inzozi mfite. Abo bantu bafite intego nk'iyo mfite nibo nyine mu buzima. Aho kujya mu biruko bisanzwe we yitabiraga amahugurwa y'imyitozo, naho rwose yahuriraga n'abandi barwanyi baturuka mu bihugu bitandukanye. Yahigaga imikorere ijyanye no kurwana mu izina ryitwa imbaraga rwose zijya gusa n'ubugeni n'uburyo bwo gusangira inkuru n'intsinzi n'ibikomere. Buri tekinike nshya yamwigishaga byinshi, nubwo byamukomeretsaga ku mubiri rimwe na rimwe, ariko byamukomesha umutima. Yigaga kwihangana no kudatsindwa, akiga gusubira hejuru atareba aho yaguye, ahubwo yitegereza aho agomba kugera. Akigera ku myaka 15, Scott yari amaze gutsindira irushanwa rikomeye rya taekwondo mu karere, agirirwa icyizere nk'intwari ya sport. Umudari wamurambagizaga mu gituza ususurutse umutima wigize guterwa ubwoba, umutsinzi n'ubudahemuka kubera ko yarageze ku ntsinzi yifuzaga. Ariko icy'ingenzi kuri we Scott ntabwo yigeze yirata. Yajyaga yubaha abo bahanganye, akabaramutsa n'abaha icyubahiro kiri hejuru. Yari yaramenye ko imbaraga z'ukuri zirimo kubaha no mu kwicisha bugufi. Iyo yabaga ari mu rugo rw'iwabo, yajyaga imbere y'indorerwamo mu cyumba cye, agasubiramo imigenzo ya taekwondo, agenda yibwira ngo ahazaza azamutwara kure y'ibimenyetso by'iwabo gusa. Yaratekerezaga ati umunsi umwe ubuhanzi bwanjye buzagera kure ku isi yose. Ababyeyi be baramushyigikiraga bamujyana mu itsinda ry'abana bakina muri scene, aho yagerageje kwiga gukina nk'umukinnyi wa filime. Mu ntangiriro byaramunaniye, yajyaga yibagirwa amagambo cyangwa akabura icyizere, ariko uburyo yitozaga yaje kubona ubukene bwo ku rubyiniro bufite isano y'imyitozo ye. Byose ariko bisaba igipimo cy'igihe, ikimenyane n'amarangamutima. Iyo yatsindwaga mu marushanwa yahitaga asubira ku ntebe y'ishuri, akiga ku mpamvu yatsinzwe, agahindura uburyo ahagarara, akazamuka mu buryo budacika intege. Inshuti ze zaturukaga no mu yandi mashuri, bamwe baramushimiraga, ariko abandi bagatungurwa n'uburyo yagize gahunda zidasanzwe mu mirwanire, akazamuka ava mu rwego rwo hejuru. Bamwe batangiye no kujya bamureba mu myitozo, bagashimishwa n'ubushake bwe bw'amahoro ariko bwuzuye ubushyuhe bwinshi, nk'umusore wari ukeneye kugera kure. Muri ayo mahugurwa y'ikinamico yajyagamo mu mpera z'icyumweru, yahigiye ibintu byinshi nko gukina uburyo yitwara igihe rwose ari kurwana n'umwanzi cyangwa se ari kwirwanaho mu buryo bwumvikana. Uko iminsi yagendaga ishira, Scott yatangiye kubona ko imbaraga n'intege bidahagije, akeneye no gushyira umutima ku kintu, kumenya gutuza no guhuza ubuzima n'ubukene. Ubutumwa bwe bwamuhaye byinshi. Imyitozo ngororamubiri yamwigishije kwihangana, ikinamico imwigisha gushira amaga no kureba ibishya, umuryango we wamwigishije kugira umutima w'impuhwe. Ibyo byose byubatse urufatiro rw'ibyo yari kubaka ejo hazaza. Buri somo yakuye muri iyo myaka nk'ikinyabupfura, kwigomwa, kwicisha bugufi, byagendanye nawe bimujyana mu bindi bigeragezo n'amahuriro yo muri sinema. Yego, Scott Adkins yinjiye mu myaka y'ubukure afite umutima w'ingihazi y'amaraso y'intwari. Umwana batozaga munsi y'amatara y'ijoro ryo mu cyumba cye yarageze aho rwose atangiye guhangana n'isi nshya mu buryo bweruye. Kuva muri 2009 kugera 2013, Scott yabaye umwe mu bayobozi b'uruhererekane muri filime yiswe Ninja, aho yakinaga nk'intwari y'icyo gihe yibasiwe n'uburiganya ndetse n'akababaro. Icyo gihe yagaragaza ko ashobora kuba umutwe wa filime wenyine, ubushobozi bwo gukura abantu binyuze mu mirwano n'amarangamutima. 2012 yinjira muri filime yiswe The Explainable, igice cya kabiri yicarana n'icyamamare nka Sylvester Stallone benshi bakunze kwita Lambo. Nubwo yarataramenyekana cyane, Scott ntabwo yatengushywe. Yagerageje kwerekana nk'umukinnyi ufite imbaraga, ubushobozi no kumenya guhuza na bagenzi be. Yakuye amasomo menshi muri abo bahanzi, byanamufashije gusobanukirwa uburyo insanganyamatsiko ya filime y'amatsinda ikorwa akantu ku kandi. Muri umwaka nyine yahawe n'uruhare rwo muri filime ya drama, muri filime isanzwe itarimo imirwano, aho yigaragaje ko afite ubushobozi bwo kugaragaza amarangamutima atari ku rugamba gusa. 2012 yagaragaye muri filime yitwa Zero Drug, filime yakorwaga mu buryo bw'ukuri k'ubuzima bwo ku rugamba. Scott yagiyemo afite ubunyamwuga, imyitwarire y'igisirikare n'imyitwarire y'ukuri ituma abafana be bongera kumukunda. Benshi banangiye bakeka ko byanze bikomeza abaye nk'umusirikare. Byanatumye abantu benshi bemeza ko ashoboye kwinjira mu bwoko bwa sinema bwose atari ubw'imirwano gusa. Mu mwaka wa 2014, Scott yakinaniye mbere na Johnny muri filime yiswe Ip Man 4, ihuriro rikomeye n'ibihangange bibiri mu rugamba rwa sinema y'imyitozo. Uruhare rwe rwabaye ishyaka n'icyubahiro ku muco wa Kung Fu, aho rwose na Johnny bakinaga nk'abanzi batandukanye ariko bubahana. Imirwano yabo yagaragaza uburyo ubumenyi gakondo bushobora kuvangwa n'ubuhanga bushya. Scott yitkoze neza, yerekana ko yubaha inkomoko ya siporo ariko rwose anashoboye kwiyiza ku rwego rwo hejuru. Abakunzi ba sinema n'inzobere bagiye bavuga ko umubano we n'abakinnyi wari mwiza cyane. Scott agashimirwa kuba yarerekanye ibintu bishya mu mirwano. Muri 2023 ejobundi, Scott yagaragaye muri John Wick Chapter 4 nk'umwanzi ukomeye noneho utunguranye kandi ashyira ibintu ku rundi rwego. Imirwano yahinduye isura y'uruhererekane rwa John Wick,
yakoreshaga intwaro zidasanzwe, imirwano idasanzwe n'ubuhanga butunguranye. Benshi baramumenye bavuga ko rwose yinjiye mu mwuka mushya, abantu benshi batangiye kumukurikira ku isi yose. Uretse gukina nka Scott, yinjiye rwose no mu gukora no kwandika filime, kugira uruhare mu buryo bwose kugira ngo inkuru zivugwe zijyanye n'ukuri n'imyitozo ngororamubiri akora. 2025 ejo bundi yagaragaye muri filime yiswe Diabla, aho yari umukinnyi mukuru ariko kandi ari umwe mu bayobozi bayo. Yakoranye n'abandi bafite ubuhanga mu myitozo, agategura imirwano uburyo igomba gukorwa, uburyo imera, uburyo rwose amashusho atwarwa ndetse n'uburyo inkuru zigenda. Byose yabigize ku buryo filime ibirimo ubusobanuro n'ubushobozi butangaje. Muri izo nshingano Scott yagaragaye no muri filime yitwa Day of Reckoning na Prison of War, aho rwose atari umukinnyi gusa ahubwo ari n'umwanditsi wungirije n'umuyobozi mukuru. Ibihe byerekanye ko afite ubushobozi bwinshi, akina, yandika, anayobora, kandi byose abikora yitaye ku bwiza bw'ibikorwa. Yari yaramenye ko kugira ngo sinema ibe nziza bisaba gukurikirana hafi buri kantu, uhereye ku nyandiko y'inkuru ukagera ku gutaka amashusho mu buryo bwa nyuma cyangwa se post production editing. Yari yariyemeje gukora filime zinoze, ibibe gusa kwerekana imigeri, ahubwo bibe gutambutsa inkuru n'amarangamutima mu buryo bwihariye. Kugeza ubu Scott amaze imyaka irenga 20 muri sinema, afite izina rikomeye, filime zisaga 40 yazigaragayemo, kandi buri imwe ayishyiramo umutima usa nk'udasanzwe. Ibi byose ni ibimenyetso by'uko ari umuntu ushishikajwe no gukomeza kuba mwiza, guhanga udushya no kwitanga. Yahawe ibihembo byinshi mu marushanwa ya filime n'imyitozo ngororamubiri, ashimwa cyane n'abandi bakinnyi bazwi kubera ubuhanga bwe mu myitozo y'imirwano. Kandi hejuru y'ibyo byose Scott afite urugaga rw'abafana ku isi yose bamukunda kuko yitanga cyane. Hakaba sinema itarimo gukubita gusa, ahubwo inarimo ubuzima n'umutima n'icyerekezo. Scott yeguye ibikorwa bye binyuze mu mahugurwa y'amaseminari no mu masomo yo kuri internet, aho yigishaga ubuhanga bwe akanabisangiza abandi ibyo rwose yamenye mu rugendo rwe. Ibyo byatumye akurura urubyiruko rwinshi rushaka kuba abakinnyi ba filime n'abakinnyi b'imyitozo ngororamubiri. Mu mahugurwa ye yafatanyaga imyitozo ngororamubiri n'amasomo y'ubuzima, yerekanye ko kungufu n'izindi siporo zikigisha gukubita gusa, ahubwo zinatoza kwihangana, kwizera umuntu no gukomera mu buzima bwose. Yabaye n'umushoramari, atangiza uruganda rw'imyenda y'imyitozo n'urubuga rwa digital rutanga amasomo ajyanye n'imirwano ndetse n'imyitozo ya sinema. Abinyujije muri podcast n'ibitaramo yavugaga ku mugaragaro ku bijyanye n'ikinyabupfura, gutsindwa no kongera kubyuka, ashyigikira n'abantu bari ku giti cyabo ariko rwose bahangana n'ubuzima. Ubuhanga bwe mu gukina, ubumenyi bw'imyitozo n'ubuhanga bwo kurema filime byahinduye uburyo abantu bareba filime z'imirwano. Ashyiraho igipimo, urugendo rwe rugaragaza impano, kwiga, ubudahwema no gutinyuka kwinjira aho abandi batagenda, ari byo byubaka umwuga uhamye kandi rwose ushobora no gufasha abandi. Uhereye ku buzima busanzwe bwo mu gace ka Stone, Scott yubatse umurage ukomeye kubera gukora cyane, kwiyemeza no kudacogora. Yerekanye ko umuntu ashobora kugira icyo ageraho atari uburyo azwi cyane, ahubwo bitewe n'uburyo akora ibyo akunda no mu mucyo no mu buryo bw'ikinyabupfura. Nyuma y'uko yigaragaje muri sinema, yahuye n'ubwumvishe buke bw'ibigo bikomeye byatinye kumuha imyanya minini kubera ko atarafite isura izwi nk'abanyampinga cyangwa se abakinnyi bazwi muri Hollywood. Nubwo abayobozi ba filime bamushimiraga, byagiraga aho bimutera impungenge zo kumuha imyanya nyamukuru. Ibintu byanamugizeho ingaruka ubwo yarebaga abandi batari bazi byinshi bagahabwa ibyubahiro, ariko uzi ibyo yarazi agahabwa umwanya muke. Yatangiye kugirwa umukinnyi w'imirwano, niba mwemere nk'umukinnyi ushoboye gukina ibijyanye n'amarangamutima. Ibintu byamufungiraga imiryango yo gukina abakinnyi bafite ubuzima bwimbitse bakamubona mu yindi shusho. Ibi byose byatumye ahitamo gukoresha uburyo bw'uburwayi nk'isomo, yiga gutegura umubiri w'igihe kirekire aho kurambirwa n'insinzi y'ako kanya. Hari n'igihe rwose n'amafaranga ya filime yagabanukaga, bigatuma imirwano yikurwamo cyangwa igahinduka mu buryo butari bugikomeye. Ibi byaramuryaga ku mutima kuko yifuzaga gutanga ibirenzeho. 2014 yahuye n'ibigeragezo by'umutima ubwo umutoza w'ingenzi yapfaga, bimutera icyuho mu bitekerezo no mu mbaraga zo gukora. Icyo cyuho cyamugejeje ku buryo rwose yategereje kureka umushinga ukomeye, ariko umugore we yamwibukije impamvu yahisemo inzira y'imirwano kugira ngo ahe abandi icyizere kandi yubahirije umurage w'umutoza, kuko yumvaga ko byanze bikunze gucika intege bishobora kumuvana mu nzira. Mu gihe kimwe Scott yabaye umubyeyi, ariko rwose akabifatanya no gukora ingendo z'indege kubera ko yumvaga ko byanze bikunze ubuzima afite gushingiye kuri sinema. Kuruhuka rwose ntibyabonekaga, ariko yakoraga ku mwana we yibukaga impamvu yumvaga agomba gukomeza kubakira ejo hazaza abana be. Filime ziciriritse zose siko zabonaga inyungu, bityo Scott yageragezaga kuganira n'abayobozi kugira ngo abone amafaranga yo gukora imirwano ifatika kandi yumvaho. Kenshi kandi yagiraga ibiganiro birebire ndetse agategereza igihe kirekire ngo ahembwe, ariko ibyo byose byari kugira ngo filime ze zive mu bitekerezo zijye mu ruhande rw'ukuri
yakomezaga gukina muri filime mu mirwano idasiba kugeza urwo umubiri we utari ngifite ingufu zo gukomeza, bituma yiga uburyo bwo gukoresha ingufu gake ariko ntahindure ubwiza bw'imirwano. Hari abakemurampaka bigeze kumugaya bamushinja gukora filime zitarimo inkuru gusa. Ibyo byaramuteye gukura cyane mu buryo bwo guhuza imirwano n'inkuru ifatika. Mu mbuga nkoranyambaga benshi bamugereranyaga n'ibindi bihangange, ariko Scott yahisemo kumva abafana be uburyo bamushyigikira, akaba rwose n'inama zubaka. Reka nsoze gutya, muri 2018 yigeze kugira imvune ikomeye yashoboraga no kumwicira akazi burundu, amara umwaka adakandagira mu kibuga cy'imyitozo. Aho guhagarika byose yakoresheje uwo mwanya ngo yige uburyo gukora filime, asoma inyandiko z'inkuru, ashyikirana n'abanditsi bagiye batandukanye. Yazamutse afite icyizere gishya, yahise rwose atangira kwanga imishinga idafite ireme, ahubwo akajya mu mirimo ijyanye n'indangagaciro ze. Yatsinze mu mashuri yigisha imyitozo n'ikinamico, ahindura ibihe byamugoyemo amasomo. Buri gisubizo cyamwigishaga ko gutsindwa bitari iherezo kuri we. Ni nuko nsoje urugendo rw'ubuzima bwe, ariko n'ubundi kenshi abantu nk'aba bagifite amakuru agiye atandukanye. Tuzavuga byinshi ku bijyanye n'ubuzima bw'abanyuranye, wowe tubwira undi wifuza ko twavugaho, kubera ko inkuru z'abantu ni nyinshi. Ubuzima bwe bwarazwe n'urukundo, kandi akantu ku kandi kerekanaga amasomo ajyanye n'ubuzima. Ari niyo mpamvu mwumvishe kenshi twibandaga ku bijyanye n'ibyo yavugaga, bitewe n'uburyo ki inkuru nayikoze. Ibyo nakoze byibandaga ku bijyanye n'ubuzima yaciyemo, ariko ahanini ni no mu gitabo yigeze kwandika cyitwa The Life and the End, bivuga ngo ubuzima ku iherezo. Ari niyo mpamvu nahisemo kuba nategura inkuru ivuga kuri Scott Adkins, benshi bamenye nka Boyka. Yari muntu ki? Bajyaga bamwitiranya ko yigeze kubaho umusirikare, ariko by'ukuri ntabwo yigeze abaho umusirikare. Uyu ni umugabo wakuze nk'abandi, ariko bitewe n'uburyo yakunze ibijyanye na sinema, ahanini n'imyitozo yakoraga, byamuhesheje ishema no kwinjira mu bijyanye n'umwuga wa sinema, arabikundirwa na benshi. Genda bashimiye.